Ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye nabonye abantu benshi bakomeje kugenda bibaza kuri uyu mwana w'umukobwa w'umukinnyi wa filime z'inyarwanda zitandukanye, bamwibazaho cyane kuri filime amaze iminsi mike rwose ashyize hanze yise Love's Cage. Hanyuma rero muri iyi filime akaba agaragaramo cyane ari gusomana byimbitse, asomana n'umusore bakundana, byitwa ko bakundana muri iyo filime nyine, bagasomana cyane rwose ndetse bikagaragara nyine ko banaryamanye, ariko mu by'ukuri abantu bibanze cyane cyane ku kantu ko gusoma ku buryo ngo basomanye cyane cyane byimbitse, kandi mu by'ukuri ari filime abantu rero batarimo bariyumvisha uburyo filime z'inyarwanda ngo zaba zimaze kugera kuri uru rwego, baba basigaye basomana nyine bakabishyira ku karubanda. Gusa mbere y'uko aka kantu tukinjiramo neza, reka tubanze twumve aka kavideo gatoya k'uyu mukobwa Natasha Ndahiro, ibyo yigeze kwitangariza yahuye na MIE, ari kuganira na Irene Murindahabi kuri MIE Empire. Tubanze twumve ngo yabanje kubivugaho ikibundi mbere y'uko ibi byose biba, niki kintu yigeze kwivugira mu itangazamakuru. Angelina Jolie ko bakinana amafilime tubarusha iki? It's two things. Bakakubwira bati iyi iraca Netflix ariko ufitemo role y'ubukino wambaye ubusa buri. Sa ahiri guca sinahumvisha se. Koka video rero ubonye Natasha bamubaza uburyo aramutse bamubwiye ko agomba kuba yakina filime ariko ikaca kuri Netflix, hanyuma ngagakina yambaye ubusa, akavuga ko yabyemera neza cyane fa kuba ngo iyo filime yaba iri buce kuri Netflix, hanyuma akabona n'amafaranga menshi ashoboka nyine kugira ngo yubake izina rye, yubake nyine brand ye nyine ikomeze yaguke cyane ku isoko mpuzamahanga. Uyu mukobwa rero avuga ko nta kintu na kimwe ngatakora icyo ari cyo cyose kugira ngo abashe kuba yamenyekana, hanyuma abashe no kwinjiza amafaranga menshi atandukanye. Nanone tugendeye kuri ayo mafoto ari gucishikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni amafoto bakuye muri iyo filime yise Love's Cage. Ni filime rwose ari gushyira kuri YouTube channel ye yitwa Natasha Ndahiro. Rero ayo mashusho yabashije kuba abantu bayagarukaho cyane bitewe n'uburyo babonye yakinnye nyine ari gusomana bya nyabyo, basomana cyane nyine murabizi kumwe abazungu bakina basomana bya nyabyo, murabizi ibinwa nyine tu bakayifatana byimbitse bya nyabyo byandi nyine biba bikabije. Rero abangaba nabo baje kuba byapurika muri filime y'inyarwanda ya Natasha nyine. Hanyuma rero urumva nyine abanyarwanda itangazamakuru ritandukanye ritangira kuba ryabigarukaho, urumva ko rero ntago byari byoroshye. Hanyuma rero ritangazamakuru kubera kubigarukaho bahita bakoresha uko bashoboye baganira n'uyu Natasha, mubaza ku bijyanye n'iyi filime yashyize hanze, bamubaza ku bijyanye n'imyitwarire irimo, bamubaza nyine kuba ari gusomana niba nta kibazo abifite cyangwa se hari ukundi kuntu babigenje. Natasha rero avuga ko gusomana basomanye bya nyabyo, ngo hanyuma rero akumva ko nta n'ikibazo akwiye kuba yanabigiraho, ndetse anavuga ko mu gihe ngo filime wayanditse akaba nayiyoboye, avuga ko bagomba kuba basomana aho ngaho nyine uko bigenda kose, bagomba kuba basomana, ngo agomba kuba yabikora ndetse akanabikora neza cyane nk'uko byanditse mu gihe abona ko ntacyo biri bwangize. Ariko rero nanone akabikora kugira ngo izina rye ribashe kuba ryakaguka, abantu bamugarukeho cyane, nyine ibintu birushaho kugenda neza cyane. Uyu mukobwa nanone kandi sanga gusa, dusubije amaso inyuma mu mwaka wa 2022 uyu nguyu Natasha Ndahiro nanone yongeye kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ubwo nanone yakinaga muri filime ye, nanone yari filime ye yise Natasha Series. Iyi filime nanone abantu bayigarutseho cyane, ariko nanone yongera kugaragara ahantu ari mu rukundo n'umutipe runaka, hanyuma nanone bakongera bakagaragara basomana byimbitse, ariko noneho ntabwo byari bikabije cyane nk'uko kuri iyi nshuro byaje kuba bimeze. Itangazamakuru rero ryamwegereye riramuganirizaho, bamubaza ku bijyanye n'aya mashusho, bamubaza ku bijyanye n'uburyo nyine aba yiyumva iyo arimo arakora ibi bikorwa byo gusomana, kandi mu by'ukuri ari filime atari ubuzima bwa nyabwo. Akavuga ko rero we ngo impamvu ituma abikora iya mbere no kugira ngo nyine yubahirize amascript uko yanditse, ntago agomba ngo kuba yaca ku ruhande y'ukuntu ibintu byanditse uko byabimeze kose, ngo agomba kuba yabikora. Indi mpamvu nanone abikorera rero no kugira ngo nyine ahembwe agatubutse, hanyuma nanone akabikora kugira ngo kariyeri ye ngirushaho kugenda yaguka. Urumva nyine ngo abantu benshi giye bari kumubona ngo ari gukina izo filime nyine agaruka ku bijyanye ni buri kintu cyose agikinaho nta kibazo na gitoya bifiteho, bituma nyine abantu benshi bamwizeriramo, bakaba bamuha akazi gatandukanye akajya kubakinira filime zitandukanye.
ubwo yaganiraga rero na Irene Murindahabi yamubazaga ibibazo byinshi bitandukanye bijyanye haba mu bijyanye n'amafaranga y'abakobwa nyine uburyo abakobwa bakoreramo amafaranga, amubaza nanone ku bingibi bya sinema, ariko nanone mu by'ukuri ku bijyanye na sinema ubwo yamubazagaho cyane yamubaje ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amubwira ati uzi ko ushobora kuba wanakina porno, aravuga ati ariko ibyo ni ibiki uri kumbwira, amubwira ati giye uko byagenda kose uko byaba bimeze kose pfa kuba uranyishyura amafaranga meza kandi ukanshyira nyine ahantu harenze ku buryo ndibuze kugaragara mu bantu benshi cyane bakambona nanahembwa amafaranga menshi. Ibyo ngibyo rero ntuza yose wambwira kuba nakina, role yose wambwira kuba nakina, kuyakitinga jewe ntabwo byananira, ngomba kuyakitinga ndetse nkanabikora neza cyane kurushaho. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, nyuma y'iyo interview nibwo yaje kubashyira iyi filime ye hanze, ndetse ni filime yo hanze nyine nayo iza kuvugisha abatari bake kuri iyi mihanda. Nanone amubaza mu bibazo bijyanye n'uburyo abakobwa ngo bakoreramo amafaranga, amubaza uburyo ngo abakobwa nyine baba bashaka amafaranga ku basore. Uyu mukobwa avuga neza ko adakwiye kuba yakwishingikiriza nyine yakwishingikiriza ku musore runaka ngo avuga ati uyu musore turakundana ngo agomba kuba yampa ibintu runaka nyine ngo abashe kumbeshaho. Avuga ko umusore agomba kuba yabimuha ariko akabimuha nawe afite ibindi afite. Ndetse nanone umukobwa akavuga ko umusore bakundana adakwiye kuba ari wa musore nyine wabaho uri aho ngaho utagira ikintu amuha, agomba kuba bimuha ibintu birenze kabisa amafaranga nyine, akamugurira telefone nziza, akamugurira ibintu biri aho ngaho bihenze cyane. Ariko nanone kuba bimuha bitavuga ko abimuha nyine kuko uyu mukobwa ari umukene, ngo umukobwa nawe agomba kuba ari umukire afite ukuntu nawe abayeho nyine, afite ukuntu yifitemo, hanyuma umusore nawe akaza amwongerera. Ngo umusore rero utagira ikintu na kimwe aguha nawe nta kintu nyine ngo baza kuba bapanga. Rero nanone uyu mukobwa akomeje gusaba abantu babwira ati nyamuneka mureka korerwa mutungurwa mwigira nkaho mwatunguwe, ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, nta muntu utabikora usibye muri filime, wenda nubwo tuba twabishyize muri filime tukaza tukabyakitinga tukabikorera imbere ya kamera tukabishyira kuri YouTube abantu bakabibona. Ati ni ibintu bisanzwe cyane gukina filime, nta birenze, ndetse namwe mubikora mwebwe atari na filime, none ngiye mbikora nk'akazi ndi munabihemberwe. Avuga ko abandi rero mu gihe babikora batanabihemberwa ntacyo bivuze. Nanone abantu bakomeza guhita bavuga bati se none se uyu musore aba basomanye mu by'ukuri we yiyumva ate mu by'ukuri iyo bari gukina izo filime barimo barashutinga bagasomana bya nyabyo rwose ukabona bafatanye bikabije nyine, ubona bituma n'abantu babigarukaho, kuko niba abantu babigarutseho birakabije. Umusore we yiyumva ate? Ariko uyu musore nanone nyuma y'ibyo ngibyo we ntabwo yifuje kuba yagaragara cyane mu bintu by'itangazamakuru ngo agire icyo abivugaho, we yicecekeye. Ariko uyu mwana w'umukobwa we avuga ko nta kibazo na gitoya gihari, ndetse n'izirenze izi episode n'izindi bazagenda bazikina, ngo gusomana n'akantu gato cyane ku byo ababikiye n'ibindi azagenda bereka bitandukanye. Ngayo nguko rero ni ibikomeje kugenda bicicikana kuri iyi mihanda, by'umwihariko ibinyamakuru bitandukanye, imbuga nkoranyambaga, abantu benshi batandukanye bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu nguyu Natasha Ndahiro nyuma yo kugaragara asomana n'umusore rwose byimbitse muri filime z'inyarwanda. Noneho z'inyarwanda yabimburiye abandi, ni ukuvuga ngo turaje turebe n'izindi filime zigiye kugera zisohoka uko bigenda kuba bimeze. Gusa ariko ntugende wowe udashyizemo igitekerezo aho hasi. Urumva gukina filime z'inyarwanda basomana, gukina filime z'inyarwanda birekura nyine nk'abanyamahanga nibyo bigezweho, cyangwa turi kwihuta cyane tube turetse tugende gake akariro gake na feri? Gusa ngewe ahangaha igitekerezo nashyiramo, nyamuneka niba wowe ku bwawe wumva ko kuba wakina filime runaka ukawumva ko nta kibazo bigutwaye, nyine ukumva ko wakina role runaka, role iyo ari yose ukumva ko ntacyo bigutwaye, ukumva ko no mu myaka iri imbere none amara no gusaza nta kizaba kigutwaye, genda uyikine mu gihe wumva ko ntacyo biri bwangize. Ariko mu gihe wumva ko hari icyo biri bwangize, nyamuneka irinde, kuko mu minsi iri imbere ntabwo uzamenya uko bizaba bimeze. Ngayo nguko rero reka duhurire mu bindi biganiro. Ciao ciao.